Uraho neza, iminsi myinshi, ndagusuhuje nubwo ntazi neza niba aya magambo yo mu ibaruwa yanjye azagera aho uri cyangwa niba uzamenya ko ari njye yaturutseho ukemera kuyisoma. Nanditse iyi baruwa ndi mu bihe bitoroshye, mu mutima wanjye huzuye amaganya menshi cyane, huzuye kwicuza, kandi nyanditse mfite ibitekerezo bitagira uko bingana byendaga kunturitsa umutsi wo mu bwonko, cyane ko nari narabuze uwo mbisangiza. Nubwo nsanzwe nzi ko aya magambo ashobora kuba atarakwiriye kukugeraho, cyangwa se ko wenda igihe cyayo cyo kuyandika cyarenze, umutima wanjye umpatirije kubikora. Hari amagambo aguma mu muntu akumva yayavuga, yakwanga kubikora igihe kigahita yakaguma mu bitekerezo. Hari amagambo agenda yiyongera uko imyaka yiyongera, hari n'ukuri kwiyongera umuntu akarushaho kukubona bitewe n'uko abayeho n'ingaruka z'ibyo yigeze guhitamo. Iyi baruwa niyo mpamvu nyanditse, atari uko mfite amahoro, ahubwo ari ukubera ko nayabuze. Nanditse iyi baruwa mu ijoro rirerire ndi jyenyine, mu gihe nari nabuze ibitotsi. Hanze haratuje, nta rusaku na ruke ruhari, ariko niwo mutuzo ubabaza, aho umuntu aba yumva isi yose ituje, ariko umutima we usakuza cyane n'ibitekerezo bye bisakuza cyane. Nyanditse nzi neza ko nta kintu ntashobora kongera guhindura cyangwa ngo nsubize ibihe inyuma, ariko nanone ibyo mbitse mu mutima, agahinda mfite nihereranye kukabika ni jyenyine, biri gutuma ndushaho kuremererwa. Nyanditse atari uko nizeye igisubizo, ahubwo ni uko nabuze aho nerekeza amagambo yanjye. Ndicuza. Iri jambo rishobora kuba ryoroshye mu kurisoma, ariko riraremereye cyane mu kuryandika. Ndicuza uko naguhakaniye nkaguhinduka wari wizeye ko ari njye tuzabana. Ndicuza ko nahisemo kugusiga nkabana n'undi. Ndicuza ko nagusize nkaho uri umuntu waje mu buzima bwanjye ntagire icyo amara, nyamara uri umwe mu bantu bake bari baraje mu buzima bwanjye, agakoramo ibirenze ibyo natekerezaga. Ndicuza uko nagufashe nkaho urukundo rwawe rwari ikintu nshobora gusimbuza, nkaho umutima wawe wari ikintu nakinisha ntibigire icyo bintwara. Nyanditse ntagamije gusenya ubuzima bwawe, kuko ndabizi hari aho wageze wiyakira. Nyanditse ntagamije kukugarura mu byahise, kandi singamije kugushyira mu bitekerezo wavuyemo no mu bihe bitagushimishije. Nyanditse kuko umutima wanjye wari uremerewe cyane, kandi hari amagambo nagombaga kurekura kugira ngo nibura mpumeke. Hashize igihe kinini tutavugana, hashize imyaka, ariko hari ibihe byabayeho hagati yanjye nawe bidashobora gusaza, bizahora ku mitima yacu kuzageza ku iherezo ryacu. Gerageza kubyibagiza ibyo ndi gucamo ubu, bigatuma ahubwo nibuka n'akari murore. Nibuka byose nta na kimwe nsize, ibyabaye mu myaka ishize numva bisa nk'ibyabaye ejo hashize, cyangwa uyu munsi mu museso. Hari amagambo atarigeze avugwa, hari n'ayavuzwe nabi mu buryo butari bwo. Uyu munsi rero nifuje kukwandikira, atari uko mbayeho neza, ahubwo ari ukubera ko mbayeho ndemerewe.
nta muntu ubyemera, ntawe ubyemera byoroshye, ariko ukuri ni uko hari igihe umuntu ageraho akicuza icyemezo yafashe, nubwo cyaba cyaramugejeje ku byo abantu benshi bifuza. Ndibuka uko wansanze bwa mbere ntari umuntu uzi ubwenge, nkiri uwo kugerageza ibintu bitandukanye, nkiri uwo gukunda umuntu nta bwenge bwinshi mbishyizemo. Wowe ho uzi ufite umutima wo kunkunda by'ukuri, wari uhari igihe nashidikanyaga ku cyo ndi cyo, unyereka uko imbaraga zanjye zingana n'icyo nari nshoboye gukora. Wari uhari igihe nanjye ubwanjye ntari niyizi, sinigeze mbibona icyo gihe, nabibonye nyuma naramaze kugutakaza. Ndibuka neza igihe twamenyanaga nk'aho bibaye mu kanya, ndibuka uko amaso yawe yandebaga atarimo amakenga, uko wansetsaga utabigambiriye, uko wambwiraga amagambo yoroshye ariko akangera ku mutima. Icyo gihe sinari nzi ko hari ibintu dufata nk'ibyoroshye, ariko mu by'ukuri bifite agaciro kuruta byinshi umuntu ashobora kwifuza mu buzima. Twagiranye ibihe byiza bitari ibyo kwinezeza gusa, ahubwo byari ibyo gusangira ibitekerezo, gutekereza ku buzima bwacu twembi no ku hazaza. Ibyo bihe byari byiza kandi sinshobora kubihakana ubu, sinzigera mbyibagirwa. Ariko aho kugira ngo ngufashe tubigereho, nagambaniye urukundo rwacu. Reka noneho mbivuge, nagize ubwoba bwo kwitanga by'ukuri, nagize ubwoba bwo kwihanganira urugendo rurerure, nagize ubwoba bwo gutegereza, kuko nageze igihe numva ko nkuze, bityo ko nkwiriye gukora ibyihuta, ngashaka umuntu ufite gahunda yihuse, ufite amafaranga ahagije, ntitaye ku uwo ari we, atari wowe wansabaga gutegereza igihe kinini cyane. Mukunzi wanjye wa kera, ni ukuri isi irashukana cyane. Amagambo y'abantu iyo yumvise agutesha icyerekezo, kandi rimwe na rimwe umuntu akumva ko hari ahandi hari ibyiza biruta ibyo yari afite uwo munsi. Iyi si ni mbi, igushuka yitonze. Abantu baravuga bakakumvira ko hari byinshi byiza uzahomba nutihutira gufata imyanzuro bakubwira. Sinzi niba navuga ko banshutse, nanjye ubwanjye narishutse. Numva iby'isi yambwiraga mu gihe yavugaga ko hari amahirwe atagomba kuncika, ko hari amahirwe aje rimwe mu buzima, ko nintafata icyemezo vuba nzasigara inyuma. Narayumviye, nayiteze amatwi, ariko sinigeze mbona ko isi igushutse itanakwemerera kuryama nijoro ngo usinzire amahoro. Nari nzi ko nkunda, icyo cyo nari nkizi neza, warankundaga, ariko sinigeze mpa agaciro urukundo rwawe nk'uko rwari rukwiriye kubahwa. Narupimishije ibipimo by'abantu, mbona ko nkuze, ko ukeneye undi uzaza nyuma. Sinarupimye nkoresheje ibipimo by'umutima, umutima uri mu bwenge. Narebye aho abandi bageze, ukaba urungano bashakaga umunsi ku wundi, bakantumira mu bukwe bwabo, ariko njye ngitegereje. Narebye ku bandi, sinarebye aho twari tugeze twembi. Narebye ibyo abandi bavugaga, sinitaye ku byo wanyerekaga. Nibwiraga ko hari amahirwe nari nkwiriye gufata vuba, ko gutegereza ari ugutakaza igihe, ko urukundo rutanga isezerano ridashobora guhora rihagaze, bigatuma numva ko nshobora kuzagutegereza cyane, wenda bikanarangira umpindutse. Njyewe maze gusaza, nashutswe n'ibyo nabonaga,
nashutswe n'amasezerano nahawe n'abandi atavuye ku mutima, nanjye nemera guhumbwa amaso. Igihe naguhakaniraga sinari nzi ko ndi kwiyima ikintu gikomeye. Sinari nzi ko amagambo yawe yo kunsubiza utuje yari arimo kwihangana kwinshi. Waranarize disi, urankurura ngo singende, umbwira ko ndangije ubuzima bwawe. Nibwira ko uzagera ukabyakira, ko bizashira vuba. Ahari koko wenda byarashize, nuko ari njye byimukiyemo. Igihe nagusezeragaho natekerezaga ko ndi kwikiza umutwaro wo guhora ntegereje amasezerano yawe yo kuzabana nawe mu gihe kiri imbere, kandi wenda ibihe byari no guhinduka bikaba byajya munsi. Sinari nzi ko ndi kwikurura undi mutwaro uremereye kurushaho wo kubana n'umuntu ugenda usaza, njye aribwo ndi kuba umuntu muzima ufite amagara mazima. Sinari nzi ko hari ibintu umuntu abura, umutima ukazahora ubimwishyuza mu bundi buryo mu kindi gihe, mu buzima butandukanye. Niko biri kungendekera. Nibuka ko we twari kuzasazana, nkibaza nti nzasazana nande ko nashatse we yashaje kare. Sinari nzi ko kugenda kwawe bitari ukwanga umukunzi wanjye gusa. Nari nzi ko ahubwo byari ukwemera icyemezo cyanjye nubwo cyari kukubabaza. Uko nagiye ndushaho gutekereza, niko nagiye numva ko hari umuntu wigeze ankunda nkanjye ubwanjye, kandi uwo muntu akaba yari afite ubushobozi bwo kuzakomeza kunkunda atagambiriye kunkoresha mu byifuzo bye no kumfata nk'udafite agaciro. Nashakanye n'undi urababara cyane, numva amakuru ko washatse no kwiyahura, ariko ntakubeshya. Icyo gihe naribwiye nti agomba kwiyakira, kuko nanjye naramuretse birakunda, naramukundaga. Icyo gihe natekerezaga ko ndi gutsinda mu buzima, kandi numvaga uri inyuma yanjye. Natekerezaga ko ndi kugera aho abantu benshi baba bifuza kugera. Natekerezaga ko ndi kugera ku byiza bitagereranywa, ariko sinigeze nibaza niba mu by'ukuri ndi kugera ku cyo umutima wanjye wifuzaga bya nyabyo. Kandi sinaribye ko mu hazaza nzaba nita ko nashatse nk'uwita ku ruhinja kuko agenda atakaza imbaraga, mu gihe njye icyo gihe nzaba mfite amagara mazima, kuko mu myaka yacu harimo intera nini cyane. Urushako rwanjye si inkuru nziza, si inkuru nabarira abantu, ni inkuru ibabaje ntekereza ndi njyenyine mu mutima wanjye. Ni inkuru mpora nsubiramo mu bitekerezo byanjye nkabura uwo nyisangiza. Ni inkuru ndarana nayo, si uko nta byiza birimo, oya, ariko si byo nari nzi nk'urukundo, byo biranyuranye. Abantu benshi batekereza ko iyo umuntu ageze mu rushako ibyo bakundanye mbere byose birangira, ariko sinshaka kukubeshya. Uru rushako ni urugendo rutoroshye, ni ikintu gisaba ukuri, kwiyanga wowe ubwawe no kwitanga. Wowe wari ubishoboye, ariko uwo turi kumwe uyu munsi ubwikunde bwe nibwabanza imbere. Amarira yanjye yafata nk'umukino, mu gihe wowe yakuberaga ikibazo gikomeye wabaga ugomba kwitaho wihuse. Hari igihe nibaza niba narabikoze niteguye, ariko igisubizo kiba yego. Ku rundi ruhande niha amahoro mvuga ko nahubutse. Nsigaye numva narinjiye mu kintu ntari nsobanukiwe neza. Icyo gihe
natekerezaga ko urukundo rukomeye ruzaza rugatwikira byose byanjye nawe, ntekereza ko urukundo ruzikemurira byose, ariko byaranze. Mu ntangiriro byose byasaga nk'aho ari byiza. Abantu baradushimye, baradushimira cyane, baduha impano, batwifuriza urugo ruhire. Twasezeranye mu mategeko badushagaye, umutima uri kumbwira ko ari umwanzuro nagombaga gufata. Twagiye mu itorero imbere y'Imana, numva nta kindi nakabaye ndi gukora muri uwo mwanya. Nari nishimye cyane bitavugwa, njya mbibona mu mafoto yafashwe, namwenyuraga mbikuye ku mutima, kandi njya mbyumva mu magambo meza abantu batubwiye. Rwose batwifurije imigisha n'ibyiza bihoraho. Igihe cyaje kugera, tumaze kumenyerana neza mu rugo, ubuzima burahinduka. Yanyeretse uwo ari we wa nyawe, ko hari umuntu udafite amarangamutima yo gushaka kugera ku mutima w'uwo babana. Kuko yaramaze gutuza, amaze kumva ko afite wese, yanyeretse ko nta mpamvu yo kwitwararika ihari. Uko iminsi yakomezaga gushira, natangiye kubona ko hari icyuho mu biganiro byacu. Kwa kundi wowe wavugaga igice cy'ijambo nkuzuzaho icyo wari ugiye kuvuga, cyangwa wavuga interuro nkayuzuza, we siko bimeze. Wowe ho twari tuziranye kuri byinshi, twarabanye muri byinshi, tuziranye ku byiza no ku bibi. Ubugoryi bwanjye n'ubucucu bwanjye warabwakiriye, ahubwo wo gutera kunkunda cyane. Nitwaraga bya cyane rimwe na rimwe, singaragaza ubwenge, nyamara ntunsuzugure, ugakomeza kunkunda no kunyubaha. Imbaraga zanjye nke zaguteraga kurushaho kunkunda, kuko byatumaga ubona aho uhera unyigisha kuba umuntu ukomeye. Nta kintu cyagushimishaga nko kubona ndi mu dukosa duto duto, ukamfasha kudukosora, ukabona biremeye. Warishimaga, bikamera nk'aho hawe ikintu cy'agaciro cyane. Aho ngereye mu rushako, natangiye kubona ko hari aho umutima wanjye wavuye utari ukwiriye kuhava. Natangiye kumera nk'umuntu ugenda atabona aho agana, kuko mu gihe wowe wasomaga ibiri mu maso hanjye, ukambwira ko mbabaye ntabivuze, ukambwira ko nishimye kandi nirakaje, we n'ibyo mweretse ntabibona. Iyo ndi kurira ntabwo abibona, iyo ndi guseka ntacyo biba bimubwiye. Biterwa n'ikimurimo. Si uko twashakanye ari mubi, oya, ahubwo niko ateye, ni uko tutahuje. Ikibazo ni uko nihutiye kubana nawe, ngendeye kuko yari afite icyo nifuzaga. Nari nkeneye gushinga umuryango nka bagenzi banjye, aho kwita ku cyo umutima wanjye wari ukeneye by'ukuri. Hari iminsi ishira, nkumva ndi jyenyine kandi ndi kumwe n'umuntu. Ukuntu se shahu njye nawe twahuraga tukaganira, ntitube twareba ku isaha, tugashiduka amasaha yatujyanye, rimwe na rimwe igicuku kije. Kuri telefoni ho twaraganiraga, tukisanga budukereyeho. Kuri uyu nguyu we, hari aho ibiganiro bigarukira, bikarangira tuvuganye ku nshingano gusa, cyangwa ambwira ati genda kora ibi, wowe ukora ibi, ejo ho bizaba bimeze uko, cyangwa akaza ambaza ati wiriwe ute. Ibiganiro byacu bikarangira, kuko nta kindi twaba tuvugana. Urebye ni ibiganiro biba bigaruka ku byo tugomba gukora, cyangwa twibukiranya ku byo twibagiwe. Inkuru zo mu buto bwanjye aba yumva ntacyo zimaze, kuzimubwira ntabwo bimushishikaza. Inkuru zo mu hashize he nawe ntakunda kuzivugaho, ngo ni ibintu yarenze, ntabwo aba ashaka kubyibuka. Sinshaka kugusaba imbabazi, kuko wenda nshaka gusenya ngo kugarukira. Ndabizi ko bitashoboka,
kandi nubwo nasenya wenda ntiwananyakira, ahubwo nkubwiye ukuri ko umuntu wamenye ko guhitamo nabi bishobora kumusigira isomo rikomeye ririmo ububabare atazakira. Sinanditse iyi baruwa ngo ngusabe kugaruka mu buzima bwanjye, sinyanditse ngo ngutere gushidikanya ku byo wiyubakiye. Nyanditse kuko hari amagambo nagombaga kuvuga, hari ukuri nagombaga kwemera kugira ngo mpumeke, hari n'agahinda nagombaga gusangiza umuntu wigeze kumbona mu gihe nari nkiri wa nyawe, nari uwo kwerekana mu isi ngo nshime. Rwose ntabivuze ndumva ntanapfa kubisohora, biri gutuma numva ndi kurushaho kuruhuka. Hari igihe nibaza uko byari kugenda iyo nza guhitamo gutegereza, nkazabana nawe, nkemera kukumva no kwihangana, aho gutekereza ko igihe kiri kunjyana ngashaka ibyo gukora byinshi nkagufasha kugera ku ntego zacu. Wenda ubu nari kuba nkiri wa muntu useka bikuye ku mutima, meze nka wa mukobwa wagusekeraga nta bwoba afite, nta kwishisha. Ariko amateka ntasubira inyuma, ntacyo ntabihinduraho. Icyo nshoboye ubu ni ukwemera ko hari amakosa nakoze, nkabyemera ntagamije kwitwaza ibihe byashize, ibihe nari ndimo cyangwa abantu bangiriye inama. Nize ko urukundo rutavugirwa mu magambo gusa, ahubwo nsobanukirwa neza ko rugaragarira mu guhitamo umuntu no mu bihe bigoye. Nize ko hari ibintu isi twigisha ariko bitari byo. Nize ko hari amahitamo aba asa n'aho ari meza ariko akagira ingaruka zirambye. Ibyo byose ndabivuga nk'umuntu wabibonye n'amaso ye, atari uwo kubisoma cyangwa kubyumva mu nkuru. Izo ngaruka ziza ari mbi cyane atarigeze azitekereza, kandi nubwo yaba yarazitekereje zirenga ku rugero yaba yarazitekerejeho. Nzi ko wenda ubu uri ahandi, uri mu buzima bwawe, wubatse ibyo nasenye. Ibyo rwose ndabyubaha. Ndifuza ko wamenya ko iyi baruwa itagamije gusenya amahoro yawe yo mu mutima cyangwa ngo iguteranye n'uwo muri kumwe, ahubwo ni ukugusangiza ukuri kwanjye, umuntu wigeze kugukomeretsa atazi neza urwego bizageraho, ubu akaba abizi neza, kandi agahinda yaguteye kakaba karamwimukiyeho kikubye inshuro 1000. Hari ikindi ntigeze mvuga ariko kindya bucece uko iminsi igenda ishira. Ndagukumbura. Si rwa rukumbuzi rw'abantu baba bashaka gusenya iby'abandi biyubakiye, kandi si rwa rukumbuzi rwifuza gusubiza ibintu uko byahoze, kuko byo ntibyashoboka. Ariko mba numva ngukumbuye nk'umuntu twabanyeho mu gihe cy'ukuri, nubwo natumye kiba gito. Ngukumbura no mu bintu bito, muri kwa kuntu twabaga turi kumwe tuganira kandi nta magambo ari kuvugwa. Nkagukumbura muri bya biganiro byabaga bidafite aho biva n'aho bigana, ariko bikarangira twembi bidusigiye ibyishimo. Mu guceceka kwawe nasobanukirwagamo byinshi kurusha amagambo menshi y'abandi. Hari igihe nifuza ko twahura bitari mu rwego rwo gusubirana cyangwa gusubira mu byahashize, ahubwo ari mu rwego rwo guha umutima wanjye amahirwe nibura yo gusohora amagambo awurimo no kurangiza ikiganiro nsigaye niganiriza ni jyenyine. Ni ukuri nshaka guturisha ubwonko bwanjye ibirimo nkabisohora. Hari igihe mba nifuza kukureba mu maso navuze byinshi, nagusobanurira uko niyumva, wowe ugahita ubimenya, maze nanjye nkaboneraho nkakuririra. Numva twahura nkakuririra amarira menshi, amarira atarigeze agira aho asohokera, amarira yose nafashe, ayo nabitse ngitandukana nawe, n'ayo nagize nsanze ubuzima nifuzaga atari bwo ndi kubamo. Nkakuririra amarira adasaba imbabazi, amarira adashaka igisubizo, ahubwo ya marira yo kubohora umutima. Nifuza ko twakwicarana ahantu hatuje,
nkakubwira nti ibyabaye byose ndabyemera, narakubabaje rwose ndabizi kandi ndabyiyumvisha, ariko mbabarira. Ayo magambo yaba ahagije nyavuze nkureba? Hari icyo nifuza kukubwira, cyane cyane niba utarajya mu rushako. Ni uko wakwitandukanya n'ibyo amaso y'abantu abona ko bifite agaciro. Abantu bareba ibigaragarira amaso, bareba ubutunzi n'icyubahiro, ibyishimo byo bakabipimira ku byo bagezeho, ku myaka no ku mafoto meza. Bareba iby'ako kanya, ibyo muri uwo mwaka, ibyo muri iyo myaka 2 cyangwa 3, ariko ntabwo bakugira inama yo kureba ahazaza ngo urebe no mu myaka y'izabukuru. Umutima wawe wo ubisobanura mu bundi buryo. Ikibazo ni uko nawe ushukika mu gihe gito, nyuma ukazakubwiza ukuri ko wagushukaga, ko ibyo wirukiye byashingiye ku maso areba nabi aho kuba ku mutima ubwawo. Bisaba gukuramo amarangamutima, ukareba icyo ushaka cya nyacyo, nturebe ibyo wifuza, nturebe ibyo kwemeza abantu, ahubwo ukareba icyo ushaka kiri ku mutima. Nubwo igikwiriye umutima wawe cyaba kizatinda kugaragara, ariko kizaza mu hazaza, byaba byiza kuruta kujya mu byishimo by'ako kanya, ariko igihe kindi kizakurikiraho uzakemara wicuza. Ndifuza ko utakwemera gukoreshwa n'igitutu cyo kwihuta ngo ukore ibintu abantu bashima, kuko kwihuta nicyo cyatumye ntakaza amahoro yanjye. Ndifuza ko witondera urukundo ruhutiyeho, ruza rugaragara cyane, rufite amasezerano menshi, ariko rudafite imizi ikomeye. Uzirinde urukundo ruza rukagutwara mu byishimo by'igihe gito, ariko ntirukugeze aho umutima wawe wahoraga wifuza kugera. Ndifuza ko wakwizerera mu rukundo rutuje, niyo wavuga ko ntacyo ruvuze. Urukundo rutabeshya, rudatuma ushimagizwa n'abantu, ariko wowe rukakwihera amahoro yo mu mutima. Urukundo rutagusaba kwigira undi muntu, rutagusaba gucecekesha amarangamutima yawe ngo ibintu bigume kumera neza. Urukundo nyakuri nkwifuriza si urw'abantu bavuga ko rudafite agaciro cyangwa ngo barusuzugure, ahubwo ni urwo wowe uha agaciro. Urutuma uryama nijoro ugasinzira utikanga, udashikagurika, ugakanguka wiyizi nk'uko waryamye nta cyahindutse, uretse wenda ibyishimo byaba byiyongereye, ukagira amahoro atabonwa n'amaso y'abandi bantu. Nize ikintu gikomeye cyane. Hari amahitamo aba meza mu maso y'abantu, ariko akagusiga mu mwijima w'icuraburindi, umwijima w'ishavu n'agahinda. Hari n'andi mahitamo aba asa nk'aho adafite icyo ashingiyeho, adatanga icyizere mu bantu, ariko akagufasha kuba wowe wa nyawe. Nize ko urukundo rutari amagambo menshi, si amasezerano yihuse, kandi ntabwo ari ugutinya gutinda, ahubwo namenye ko urukundo nyakuri ari ukwemera umuntu mu gihe cye, kumukunda mu ntege nke ze no mu rugendo rwe ukamufasha. Ibyo byose wowe wari ubifite, wari ubishoboye, nanjye sinabibonye ku gihe. Hari igihe umuntu aba agomba kwemera ko hari urukundo yigeze guhabwa, akarwirengagiza, maze ukuri kukaza nyuma kumusanga mu kindi gice cy'ubuzima atahindura. Simbyanditse nizeye ko uzagira icyo umbwira, wenda ahari ntuzansubiza. Simbyanditse nizera ko hari icyo byahindura mu buzima bwawe, ariko njyewe mu bwanjye wenda biratuma nduhukaho igihe gitoya. Nyanditse kuko hari amagambo ahinduka umutwaro umuntu atwara ubuzima bwe bwose iyo adasohotse. Mu byo nifuza byose, umenye ko nta kintu gikomeye nko kwifuza ko wamenya ko urukundo wampaye rutapfuye ubusa. Wenda nibyo ntirwageze ku ntego twari twarihaye, ariko rwanyigishije byinshi, nubwo nabimenye ntinze. Ndicuza ko ntagutegereje, ndicuza ko ntaguhaye amahirwe yo gukomeza kunkunda uko wari uzi kubikora neza. Ndicuza ko ntigeze nemera ko urukundo atari amagambo menshi, ahubwo ko ari ukwitangirana no kwihanganirana. Nzi ko wakomerewe n'ubuzima nyuma yanjye, nzi ko wibajije impamvu wantayeho igihe cyawe, nzi neza ko ushobora kuba warigeze kwibaza icyo wakoze nabi
kigatuma ngenda. Ndifuza ko wamenya ko nta kintu wakoze nabi. Ibyawe byose byari biciye mu mucyo. Icyabaye cyose cyaturutse kuri njye, cyaturutse ku bwoba bwanjye, ku bwirasi bwanjye no kutamenya kwanjye. Urukundo rwawe rwari urw'ukuri, ariko narurebeye mu masantimetero kandi rwarageraga mu birometero. Nubwo narwirengagije, rwansigiye isomo ridashira. Ubu ndi umuntu uzi ko guhitamo nabi bishobora kumutwara amahitamo ye akazarinda apfa atyo. Ndangije kwandika iyi baruwa nkwifuriza ibyiza njyewe ubwanjye ntashoboye gutanga. Nibyo nifuza ko wagira. Niba hari icyo wambabariraho, uzakimbabarire rwose. Niba hari ikiba wanyifurizaga, umenye ko ibyo ndi kubamo birahagije. Rwose ibihano narabibonye, ntuzigere unyifuriza ibibi. Ibyo mbamo birahagije. Singusaba ngo wibagirwe ko nakubabaje, ahubwo ndifuza ko wamenya ko wagukomerekeje yabimenye, akabyemera kandi akaba abana n'ingaruka zabyo. Amahoro nkwifuriza si ay'abantu bavuga, ahubwo nayo wiyumvamo ubwawe. Amahoro yo kumenya ko wahisemo ugendeye ku kuri kwawe. Niba iyi baruwa ikugeraho, wumve ko ari ijwi ry'umuntu wamenye ko guhitamo nabi bishobora no gushyira ubuzima bwawe ku iherezo. Uwo muntu nta wundi ni njyewe. Amahitamo yanjye mabi ashobora kuzangiza habi. Ntabwo bikiri mu guteganya ngo natanyica azankiza, kuko agenda anyica gake gake. Ubu ndi kubaho mu kuri kuryana, ukuri kutazasaza. Ndi kubaho mu buzima bubi ntazi uko nzasohokamo. Umutima wanjye uhora uremerewe, nubwo ko umubiri nawe mbona ibyo nshaka byose. Niduhura mu buryo butunguranye, disi uzanyisuhurize, ntuzanyirengagize. Nabyo byazanshimisha. Bye.